cyangwa se nk'abantu bafite ikibazo cyo kudashyukwa cyangwa se kutagira santima zo gutera akabariro, aho iwacu ho rwose n'amasegonda ni ukurebaho kandi bigakira burundu, atari kuvuga ngo ni ibintu byo kumara igihe kinini cyane. Oya, ntago ari uburozi kuko na kera byabagaho, kuko nigize nsoma Bibiliya nsanga hari ahantu handitse icyo bita amadudayimu. Hasi bagiye gusobanura baravuga ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahaga undi zikamukundisha uwazimuhaye. Ntago ari uburozi rero, ni ukuvuga ngo ufite umufasha wawe, ufite inshuti yawe, mwarabyaranye, murakundana, mumaranye igihe kinini, ariko itangiye kutakwiyumvamo. Turagufasha rero ya nshuti yawe ikakwiyumvamo, mukagumana, ikakwishimira, mukabasha gukora, mugahuza, mugatera imbere. Ntago ari uburozi kuko ntacyo bitwara umuntu, ntago bituma umuntu aba ikigoryi, umuntu adakora gahunda ze yakoraga, nta kibazo kindi kiboneka muri ibyo ngibyo. Twongeye kubaha ikaze ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, ngo mwese mukomeje kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi mudukurikira ku biganiro bitandukanye. Tuganire nawe ni umuvuzi gakondo, turaganira nawe ibintu byinshi. Ndabona utuntu turi imbere yanjye, uduhu, uduki, ibintu byose ndabona nta nyamaswa ntabona imbere yanjye hano rwose. Araza rero dusobanura, tuvire imuza, tubwire ibi bisimba cyangwa se izi nyamaswa, utu dufu mbona imbere yanjye icyo atumarisha. Ni umuvuzi gakondo rero, kandi abavuzi gakondo kuva na kera bahoze ari bo bafashe iry'uburyo bagafatira igihugu uburyo, hariho n'abapfumu n'iki, mbese aratubwira ibintu byinshi kuko ashobora no kuba hari yaba ari umupfumu tu, araza kubitubwira byose. Twagira ngo nubwo nakuvuza ariko wibwira abadukurikiye muri kano kanya neza mu buryo burambuye. Ubwo rero nkaba ndi umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye nyinshi. Ngira ngo nk'uko bibabwiye dufite imiti myinshi, muraza kuyibona hano, ngira ngo hari baraza kuyibereka abantu bafite indwara zisa naho zananiranye zo kwa muganga. Hano dufite imiti myinshi yo kuzivura zigakira burundu, cyane cyane yaba ari abantu bafite abazimu, za nyabingi, amahembe, abantu bafite ibibazo by'imandwa zibatera, n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Iyo miti yose hano turayifite. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo umuntu arajya mu rusengero, kujya kuba mu rusengero kugira ngo za nyabingi zamuvemo cyangwa se amahembe amuvemo. Iwacu hano turazivura mu gihe gitoya cyane, kitarenze iminsi 3 kugeza ku minsi 7, niyo yaba ari amahembe cyangwa se za nyabingi zituruka mu miryango cyangwa se zo boherereza umuntu zikamuteza inyatsi, zikamubuza gusinzira, zikamubuza kuryama, ndetse n'ibindi byinshi, cyangwa se n'ibijyanye n'uruzingo, kwa kundi umuntu avuga ngo arakora ibintu ngo ntibigenda, ibintu bye byarazinzwe, imirimo yarazinzwe, kutabyara, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ngira ngo ari nibyo.